nanjye ngomba kubiyoberanyaho ibyo bigize ibihe byose bangendaho bakabyanga. Ngiye gukora kuri boss arangije aranyirukana kubera iki? Bitewe na Gahigi, bitewe na Gasenyango, bitewe n'uyita Dodosi ndetse na Korode. Korode uriya muginga aze buriya azi ko namumenye kandi namumenye, aza nyikopeshe binamwira ngo kwa mbere azabizana. Boss nawe akihagera ahita ambwira ngo ndakwirukanye byaba birarangiye. Icyo nzi cyo ntuzabo genda vuba. Ndenda je kazi azimbo bose bazigenda zihobagira ziramona abakeye dufitanye ibibazo kandi iburiya nayifata nkayika rukundo ibe kuri jewe kandi Dodosi mwami muhimbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Murindire umuryango, murindire inshuti n'abavandimwe kandi mwami nubwo bari kunyiba ariko mabakiriya bumugisha mwami ndagushimye nukuri turi munsi y'iki giti mwami neza yawe yuruke mbona ibyanjye byose batwaye mwami nukuri garagaza abajura. kuri munesha umutwe ngewe sura wowe utumye abanyirukana kwazi kwikopesha ibi wowe se naho nkuze ngewe nikopesha ibintu nagaroshe kwa makesi nagaroshe nkaguha ibirungo nkaguha amafanta nkaguha ibiki byose ukabijyana. Mwagiye mureka kwiyirukanye ugiye kubyibo kuba banyirukanye se byibura uraza kwiyongera ibiro magana ni wawe ni hehe naje ubuse bagiye kwaje kwikopesha wambaye ibyo byenda uri muramba ubuse ninjije kurya nyabe umuntu waje mu gitondo koza kugikopesha urabona urupangu nkuru ngiye nakwikopesha kwikopesha surinde cyangwa uri gikintu tukopesha hano muri iki ko ndi iwanjye aho ikibazo gifite wowe ubu narinzi ngo ndi hano nza gushaba icumbi by'ibura ahantu hazima cyangwa ngo nje gusaba icumbi by'ibura abantu bari buze kunyima none nawe urimo urambe mu kintu ariko ubuse ko bamaze kunyirukana no urabigenda uba sinya ntabwo nyacumbikira ndindagire nitegereje neza ubona ndindagire mu maso yanjye ubuse abaka kanya bagiye yuko ari wowe waje nkagukopa nakubwira ngo uretse ko ntabwo nari nambaye ibingi bine nambaye imyenda y'umukara nkubwira ngo boss yagiye mu bukwe naho harumwira ngo ni inshuti yawe mbwira ngo witwa Korode nagaruye Korode mamura umurimo muragira none se no gukora kwa Gahi wakoraga kwa Gahi atari ngiye wakoraga kwa Gahi gisundi ninde nagaruye waje nkakwanika ngo witwa Korode ngagwereza amakazi yewe umva sho nagaruye nahaye amapiri nkubwire wowe niyo wabihaye kandi nubwo mbonana ntago ari ahantu uye umva uvuga ngo wambonya ekumva icyo nkubwiye Gahi dufitanye ibibazo byinshi ekumva dufite ibibazo by'amasamu dupfa kandi none upfa nawe yuko ari n'umukire nibyo ngibyo nabyo turabipfa upfa amasamu none iby'amashyari ntago bikureba kandi ufite ishyari s'ubutaka bw'ibura bushaka yi none se birakureba ubutaka bwawe ubonye ute wowe umva wowe icyo ugomba gukora umukuru wanjye maze ubuzuba yaba ari kubona n'ibintu wanyereka ahantu ari basi kari ari mu basi namufashe none twahuriye i Kigali nta n'ahandi tuzahurira nabyo ubu ntandukanye na mukuru wanjye ariwe twazanye ukabasigiye nsigiye iki ko Sende basi wimbo wena boti karame boss ariko subundi uri mu beki
Mwe nicaye hano ngaha. wicaye se uri mu biki weva kwa Gahigi wisubiraho Ve kwa Gahigi kandi n'ubundi banyirukanye gusurunguka nta micumbi nayirabuje kwishyuza Njago kwishyuza se kandi bamaze kunyiruka Niba yakwirukanye- uyamaye byangira neza kuko icyanyirukane nibyo ubu niba naguhaye yakwirukanye rero wowe igendere ibyanjye na Gahigi ntabwo bireba nta n'ubu nabishinze uri kumva nese wamaye icumbi byibura basi ntabwo cyetse yewe wama icumbi ry'iminsi iyi ngiyi ibi ntabwo ncumbikira indindagira ariko narindagiye hese kuba nawukobye narindagiye ariko wamvuye ntabwo ariwe nabihaye nijoro nuramuka numvise ko ukavuga yuko mba hasi ntuzabyivangemo wowe uri umukozi uri kumva ese kuba n'umugozi dufite kugenda ibibazo nka batwara 500 na 5 n'ibyatsi wowe rero ntabyo uzi wowe ikwirirwa ujya mu bintu byinshi kandi n'ibyanjye nuramuka ubyivanzemo na Gahigi wowe n'ubuzima uzabura oya da ubura amafaranga ubura ubuzima biri wanjye genda ndagiye nka ziriya zimbobo ziba zigenda zihobagira zirabona abakeye dufitanye ibibazo kandi buriya nayifata nkahita nkura tugere wanjye Neza bose nta kibazo bose. ko wicaye akazi wagatunganyije neza Bose mbona agatunganyije byarangiye. aho ubundi ntabwo jyewe ibaze kujya mu bukwe sibyo naza ngasanga ese ubundi uriya ni mukuru wawe cyane murumuna wawe uzi ko mbona ufite ubwenge kumurusha tekerezaho nsiga ibintu by'ibihumbi hafi 100 na ngasanga ngo niba ari Claude ngo niba ari Kaki ngo yafashe ngo arabimanura byose bira bintu wowe wabikora kuri wowe koko Ega boss nuko utabimenya hari umuntu ugenda witwa gateranya miga nimba gatera sinzi kureba nge yamwe ngo yabihaye wo bita Claude se no ariko nge mwambwiye n'amazina menshi mwambwiye ngo Claude mwambwiye ngo Gasenyango ubundi ahubwo namwe murancanga kuri murancanga kwanjye ari mu byancanye murancanga mukuru wanjye nagiye uri afite ubwenge akifata wenda sinari kumwirukana irigumya ariko ngewe bitewe n'ahantu mwatangiriye sibyo ngaho bamuhaye amakesi ngo ajye kurangura wenda yo yarayanyishyuye danarayamukase ariko se afashe boutique yose musizemo nanjye ngo ni umukozi ngo nizeye ngo narabizeye cyakora rwose nubwo uri mu kazi ariko ngomba kuzagukata amafaranga yanjye ese boss reka nkubwire mukuru wawe nimba ubwenge yarabutaye akagura ubujiji ngiye byaranyobeye urumva umuntu musige muri boutique amanura ibintu byose ahereze ngo ni Claude ega boss aho ndenganyije nese ayo mafaranga uwo Claude aza we waruri ntabwo wamubonye ntabwo nari manje nari nibereye mu zindi kozi byombo numva muri nge simbyumva nari maze kozi byombo ndi gukubura numva nibwo umwirukanye oya naje mfite wibaze ariko nayo kubura ko usanga boutique narishimye ndavuga ati kapisa ndabona umwana nasize muri boutique yakoze koko amafaranga ndumva ngiye gutangira kubara imishinga nsanga ibintu byose ngo yakopye ubwo se we nari gukora ikiko urumva ariko ngumira mu kazi ariko ibintu nshaka ahubwo kanza amamagare ntacyo ugenda ukurikirana akazi ugomeze ukora akazi ibindi tubiganiraho gahoro unamusengere kuko ntabwo ari seriye mu bwonko ntabwo ari seriye pe nanjye ngomba kubiyoberanyaho ibyo bigize ibihe byose bangendaho bakabyanga ngiye gukora kuri boss arangije aranyirukana kubera iki bitewe na Gahigi bitewe na Gasenyango bitewe n'uwita Dodosi ndetse na Claude uriya muginga aze buriya azi ko namumenye kandi namumenye aze nyikopeshe binambwira ngo kwa mbere azabizana bosi nawe akihagera ahita ambwira ngo ndakwirukanye byabo birarangiye icyo nzi cyo umunsi uzaba nanjye ngomba ngubu noneho bandi muntu bosi nagazi ko njya nambaye n'utaburiya nta nubwo nzi nisize na bino bintu ariko amakuru ngomba kuyamenya yose nawe nkayamumenyesha akamenya ko hari umuntu umugendaho kandi ko hari umuntu ngendaho uranzaruhahira yanjye
ngo besho narabwiriwe ndanaburara n'uyu munsi ndabwiwe kandi ndaza no kuburara nzaraye iminsi 2 nubwo abantu tugenda ariko tuba dufite abantu batugenda ndajya gusaba ibiryo hehe kubu ntago ari ubuzima umuntu yazaba mu myaka ye cyo nzi icyo ariko iminsi bamyinshi gahimwa n'umwe inzara mfite byanga bikunda ejo cyangwa ejo bundi nzayikira kandi zanjya kanze mpamagare wa mushuti wanjye nawe rwose ibibazo nahuye nabyo noneho. Allo yes Dodos muntu wanjye umeze ute ariko se ko tuburanye urabonye rwose nk'inshuti yanjye rwose nagiye mu bukwe burya navuze ibibazo none naje nkahura nabyo nasanze wa mukozi wanjye ibintu byose yamanuye muri boutique byose yabitanze nukuri reka ngo n'abantu ngo ne bari yambwiye ndera ni ngo ni korode ngo yaraje aramanuza ibintu byose ngo yakopye 100 na arabikopa byose reka ubwo se nayo kumubwirwa niki gusa nazanye umujinya mpita mwirukana nasigaranye muri umonawe ahubwo hari ukuntu nashakaga ko tuganira twahurira nk'ahantu rwose kuko numva ashaka kujya mu butayu numva mutwe ntatuje yibuze nkasenga Imana nkareba ko yangaruriza ibintu rwose ndabuzi ahantu zibite rwose ku giti yego ku giti rwose ndakujyanayo oya rwose mva n'agacupa byibuze ndaba nkaretse ariko manzi nsenga Imana pe nari kugura ariko tugasenga pe nukuri banguka urakoze mva munini wa nshuti yanjye ubundi leta ndi kugurira rwose sawa banguka rwose ubwo muhamagaye ubundi iyi niyo nshuti ngira nshuti ntabazi gahita reka nze murebe ahubwo dute tugenda ubuzima buranze burananiye ariko hano hantu ndabona ari heza kugiye kuzahindura ingangi yanjye rwose ariko dore yuko ngira ingamba. Nitwa Thula navuye mu ntara nzanye n'umuvandimwe wanjye twari tuje gusaba akazi mu ntara byari bigoranye cyane ubuzima ntabwo bwari bwiza abaturanyi ntibatwishimiraga ariko naho twageze i Kigali nubwo akazi twakabonye bikaduhira ariko n'ubundi twahageze abaturanyi babi kubwo amakimbirane bari bafitanye n'umukire twari tuje gukorera ishyari mu bantu n'urwango byabaye byinshi kandi byaragwiriye byarateye ibyo nibyo byatumye uyu munsi banura nisanze mu buzima nk'ubu ngubu kandi nari ndi mu kazi kamaye amahoro akazi kamaye umutekano kama ibyo kurya kanamembaga ku kwezi umuturanyi w'umukire twakoreraga cyangwa se ngiye nakoreraga kuko umuvandimwe wanjye yasigayeyo kubw'ishyari yaramufitiye n'ibyo bapfaga by'ubutaka uyu munsi wa none byatumye nisanga mu buzima nk'ubu ngubu none ubuzima bwanjye buri mu kangaratete kandi buri mu byago bikomeye cyane uyu nguyu bita Gasenyango ariwe Bad Neighbor izina ry'iyi filime niwe ngenza kandi ni uyu munsi wa none utumye mera ukunguku ndi yamaze kuntera ubwoba mbwira yuko ninivanga mu byari gupfa na boss wanjye nanjye nzayobora mu buzima aracyari boss wanjye kuko ntago ndashyirwa nujije yambwiye ko ubuzima bwanjye nabwo nshobora kuburiramo ariko ndi kumva ari iterabwoba isi nkamwe nk'abavandimwe mwangiriye ihe nama murabona ubuzima mbayemo kandi umuvandimwe wanjye ari hariya byanga bikunda akangarateta arimo n'ubuzima bubi uriya mugabo ntabwo yamurekura atamuha
twamuhaye amafaranga yiwe twakoresheje. Uriya mugabo yaturiye amakesi, uriya mugabo yaturiye amapiki, yaturiye ibintu byinshi. Yewe n'amafaranga bari baduhaye ngo tujyane kuranguza ayo nawe yarariye. Arimo atubeshya ngo uriya mugabo ni umurozi, uriya mugabo ni umupfumu, afite inzoka nyinshi cyane mu nzu. Kandi nk'abantu twari tuvuye mu ntara duhunze n'ubundi amarozi n'ibyago nk'ibyo byose, twumvaga ko ari ibintu by'iterabwoba. Yewe twashatse kugenda, uriya mukire yaje kuduhiga tugarura mu kazi. Ibi byago byose muri kubona byabaye nyuma y'uko tugaruwe mu kazi, ariko uriya mugabo ntibyamunyuze, n'ubundi yakomeje kutugendaho. Ntabwo yumvishe gatuje, ntabwo yeze yumva akanyuzwe, ariko kire twakoreraga we yaratwihanganiye, yemera kudufata nk'abana be, aratwizera bihagije. Ariko ibi byago byose bibaye nyuma y'uko yatwizeye. Ni bad. senga imana irumva se turicara hera dore cya giti nakubwira aha niho bica ku giti hano nsaba gusenga amakazi yanjye akagaruka. oya imana ayiwe mana we twahageze. Dodo ndagukunda reba ukuntu ngutabaje ugahita oya nanjye ndagukunda ubanguka. none se siko bimeze. hanyuma wenda tukigera imbere y'Imana dusenge. Mana nziza tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye kuri Imana igira neza. Mwami tubabarire ibyaha byose twakoze, n'ukuri Mwami nawe inzoga umbabarire, n'ukuri ndanazicuruza Mwami umbabarire, ariko nirukanye abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ariko Mwami ndakwinginze, n'ukuri hari abantu bangendaho ntago mbazi Mwami, ariko wowe urabazi. Nyemera wirukane imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Ineza n'urukundo rwawe Mwami bibe kuri nge. Tugeze munsi y'iki giti Mwami tugirire neza, ndi kumwe n'uyu muvandimwe Dodosi Mwami turebesha amaso y'imbabazi. Rukundo ibe kuri jewe kandi Dodosi Mwami mwimbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Murindire umuryango, murindire inshuti n'abavandimwe, kandi Mwami nubwo bari kunyiba ariko mabakiriya b'umugisha Mwami ndagushimye. Nukuri turi munsi y'iki giti Mwami neza yawe yururuke, mbona ibyanjye byose batwaye Mwami. Nukuri garagaza abajura kubw'ineza n'urukundo rwawe, kandi turindisha imbaraga zawe n'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nanjye kamusengera Mana, urabona kwa Gahigi Nukuri baranyibye abone gipa baranyiba amakesi, baranyiba ipiki. Urabona igipangu cyo kwa Gahigi cy'ubururu. Urabona abakozi bakoragayo bakagenda bataha bamutwara bamwiba. Ari amakesi turiya dupiki biriya byose bamwibye mu mabotike. Ari amafaranga yakopye, turasenze kugira ngo biya bihumbi 150 yakopye bizongeye bigaruke, kuko Imana ishoboye. Kandi nanjye wamuherekeje umugisha amafaranga yose nabona ajya ngwa neza, simwahure n'ibibazo. Kandi yose niyo nagurisha n'ibyo nagurisha ibyo byose nge ngirirwa umugisha, sinkarwaze, kuko Imana ishoboye mu izina rya Yesu. Ndetse na Gahigi azagura andi makesi dolari yarayabuze, uzamuha amafaranga. Bura rero Imana iratwumvise kabisa. Wa mukozi namwirukanye nasanze ibintu byose yabikubye byose Imana irukana, kubera naje n'umujinya n'iki se bayabihaye ntabwo ajya kubwiriza. Ntumbaze yambwiye ngo ariko bari abana barero baranacatse, barambwiye ngo hari Dodosi, ngo hari nari nkuvuze, ariko no barambwiye ngo hari Korode, bambwira ngo hari ngo Gasenyango. Ako izina Gasenyango ryo ryarananye ese Gasenyango nta nubwo abaho bari abana menya rukuntu nk'uyu mudugudu naho haba nibo baba babyi, nibo ratahari barabifata bakabyohereza mu miryango yabo, ahubwo ntazana kubeshye ngo kubiye ngo abihaye nako cyakwamungana. Ngewe waramutsaje imbere, aramutsaje nk'imbere kwa kundi Dodosi ngo Korode ngo ibiki ngo Etienne biki, aramutsaje imbere nako ntibyanabaho. Ariko n'urugero ntakakubeshye. Ahubwo se reba nanjye ukuntu byancanze, nirukanye mukuru we sigarana muri umuna, ubundi bwo si icyago bwo nasigaranye. Oya uzareba ufite amakosa
urebe oya uriya Ariko waya- murumuna we nta bugoryi agira ariko nongera gushaka abakozi uzambye gushakira abakozi ngaho siza nuko wabunkoreye Oya, wabunkoreye nuko uzambye gushakira abakozi biya bikozi wabunkoreye biya bikozi uzana ni ibikora iki biya bikozi uzana ni ibicucu kuri wabunkoreye uri kumva wabunkoreye umva kiyo nicyo mubwiye nuko ni uzabashakira ibicucu uzabambonera se ibicucu nazabashaka mu gihe kizaza oya wabashakira ntabwo ari nonaha ariko noneho bazajya bakontorora neza ukumva neza wabashakira rero ngayo nguko humura bizemera humura bizagaruka oya kuva nasengeye nta bibi ibyo bakwibye byose humura bizagaruka oya nta bibi rwose imana ubwo imana ibirimo bizemera bizaza rwose bizemera tuzagumya dufatanye gusenga amina ni ukuri ugomeze umfashe urumva noneho umeze unasenye amina buriya niwe muturanyi ngira ariko ndagukunda umva rwose nanjye ibabaze nk'ukuntu mba nicaye mu rugo ngahita ngutabaza ugahita untaba hari undi muntu wari wampamagara nkaza nambaye ahubwo se ntagiye guhiga ahubwo se amabositiri kari uko wenda navuye mu bukwe numva nashyushye mu bwonko iyo mpita nkuhamagara niba uri kumfasha tukanagikubita iyo mpita nkuhamagara hari n'ayindi hafi nakoreye inaha tukagikubita nuko leta yapfa ariko pole oya kurwana ni icyaha oya kwiha ya nuko rero none se ahubwo nta n'agahumbi wari wagendanye nibura ngo umuntu werekeje mu butayu ndatahira oya icupa ryo ndahita ndikugurira rwose rwose nawe naba mu butayu ntabwo nagutabaza naba mu rwose butayu nk'utabaye ngo mure kurara nkwe akayoga ariko n'inzoga Niyo waza- ntuzazireka buriya tukiyegurira imana nuko ubwo nawe uzareka kuzicuruza oya amafaranga abanyeshuri bajya base bakwiga gute se ariko ubu muri ibyo bintu byawe bishobora kuzagaruka imana ikweretse ko byibuze ntabwo ibinyeretse ariko bishobora kuzagaruka wenda babyibye ni abakozi bawe babitwara nibo bakwibye kuzabikurikirana ntabwo nibo bakwibye ako urakoze nuko